nyir'isoroshya ashyiramo imiyaga nyir'isi ndekura nigire mu ijuru Shakaji mahoro ku mfubyi z'iwacu bapfakazi simbibagiwe amarira yanyu Imana irayareba waduhindanyije imitima utubibamo urwikekwe kuryana kuneka nubiduha nk'umurage uducamo ibice nawe utiretse ubiba ikinyoma ngo usarure amashyi ukunda abapfukamye batarwaye amaguru wimika abashirinde imbere gusa gutekereza ibyiza byo ntubabaze ukuri waguhambye kure y'iwacu nyir'isi wandekuriye ubugingo nyir'isoroshya ashyiramo imiyaga nyir'isi ndekura nigire mu ijuru nyir'isoroshya ashyiramo imiyaga nyir'isi ndekura nigire mu inshuti bavandimwe mukurikiye ibiganiro bya radiyo ibuka bose rengera bose kuri uyu mugoroba kuwa kabiri tariki ya 7 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'ibihumbi 2021 turi mu kiganiro tukaba dufite umutumirwa twatumiwe tugira ngo tubereke mu kanya mbere yuko ntumira uwo mutumirwa ngiye uri kuvuga uyoboye ibiganiro kuri radiyo ibuka bose rengera bose nitwa Jean Bosco Ngarama tukaba rero dufite umutumirwa tugira ngo yivuge noneho atangire ikiganiro murakoze bwana Nsengimana Daniel ijambo ni iryanyu murakoze bwana Bosco kumpa ijambo no kuntumira muri studio za radio ibuka bose rengera bose nkuko muyivuze nitwa Daniel Nsengimana bamwe bakunze kwita Putin nkaba ndi muri Afurika y'Epfo nkaba ndi umunyamuryango wa ibuka bose rengera bose nkaba ndi n'umuyobozi w'urubyiruko muri iyo association ndetse no muri RBB murakoze murakoze cyane bwana Daniel Nsengimana nkuko wabigejeje kuri radiyo ibuka bose rengera bose wifuje ko twagirana ikiganiro cyawe wateguye wageza ku banyarwanda kimwe n'abandi bumva ururimi rw'ikinyarwanda watubwiye ko uri urubyiruko nubwo utabitubwiye muri presentation wenda uraza kubigarukaho turagira ngo rero muri aka kanya tuguhereze ijambo ugeze ku banyarwanda kimwe n'inshuti z'abanyarwanda ibyo bateguriye ubwo umwanya n'uwawe kandi nawe ufite uburenganzira bwo kuvuga ibyo wateguriye uri busangiza abanyarwanda kuri uyu munsi wa none murakoze bwana Daniel Nsengimana ijambo ni iryanyu tubahaye urubuga murakoze nanone ngarutse ku byerekeye kuba ndi urubyiruko ntabwo mbizi neza kubera ko kera nari nzi ko imyaka y'urubyiruko burya ngo ari ukuva ku myaka 25 cyangwa se 18 kugeza kuri 35 nge rero maze kuyirenzamo gakeya ariko ndacyumvamo kuba ndi urubyiruko kuba ntari nasaza niyo mpamvu cyangwa se ntarabi igikwerere niyo mpamvu nkishyira muri iyo classe y'urubyiruko ibyo rero nifuzaga kuganiraho namwe cyangwa se kugira icyo mvugaho ni ubu bwicanyi bwakorewe abahutu bumaze iminsi buvugisha abantu amagambo menshi muri opposition ndetse na Perezida Kagame nawe akaba yaragize icyo abuvugaho ubwo yarafitanye ikiganiro
n'uriya mugabo w'umunyamerika ntibuka izina neza, aho Kagame we ku giti cye yiyemereye ko abahutu bishwe ku bwinshi, ariko akavuga ko batazize ubwoko bwabo. Aho rero njye nabigizeho ikibazo, ndavuga nti se ko Perezida Kagame yemera ko abahutu bishwe ari benshi, ariko akavuga ko batazize ubwoko bwabo, baba barazize iki? Nibajije byinshi rero, ndavuga nti se Kagame yaba avuga ko abo bahutu koko bapfuye ku bwinshi bazira intambara yabaye mu Rwanda, bazira intambara yabaye muri Congo, baba barazize iki? Ibyo akaba ari byo bibazo numva umuntu yabaza Perezida wa Repubulika kugira ngo azasobanurire Abanyarwanda icyo abo bahutu baba barazize. Aho rero niho navuze nti nagira ngo tuze kubiganiraho, mumbazeho ibibazo, ariko mbere ya byose nanjye nagira ngo ngire icyo nabuvugaho. Ubwo bwicanyi bwakorewe abahutu, nk'uko nabivuze, ndengeje imyaka 35, ubu mfite imyaka 38. Byumvikana neza ko intambara yatangiye muri 90 y'inkotanyi. Nari nkiri muto, ariko bitavuze ko nta abatoya batagira ibyo babona. Intambara rero yabaye mu gihugu, nanjye nari ndimo, bivuga ko nanjye hari icyo nayibonyeho, ndetse n'ubwicanyi bwakorewe abahutu nanjye hari icyo mbuzeho, kuko hari ibyo nabonye n'amaso yanjye, ndetse njye nkaba ndatinya kubwita jenoside. Nubwo Perezida wa Repubulika bavuga ko batazize ubwoko bwabo, ariko njye nzi ko bazize ubwoko bwabo. Nta cyaha bari bakoze, nta kindi kintu bari bakoze, bazize ko ari abahutu. Ndetse hakaba hariho n'imigambi nyine yo gushaka kubica ngo babagabanye umubare kugira ngo babashe kubategeka. Ibyo ngibyo byaravugwaga no mu manama yakoreshwaga n'abasirikare b'inkotanyi baramaze gufata ubutegetsi. Ngewe ndi umuhamya ko bihamye rwose. Murakoze. Murakoze cyane Bwana Daniel Nsengimana, umaze kubisobanura neza cyane. Uru rubyiruko mu kwisobanura muri presentation yawe wavuze yuko uhagarariye urubyiruko. None rero nk'uko wari umaze kubivuga, turagira ngo ufate umwanya udusobanurire, utubwire nk'uko umaze kubivuga ku cyerekeranye na jenoside y'abahutu, utubwire ibyuzi, utubwire gihamya yuko iyo jenoside koko uvuga, ubwo bwicanyi uvuga ko ari jenoside yakorewe abahutu, uduhereze gihamya, mbese udusobanurire muri rusange ukurikije uko wateguye insanganyamatsiko yawe kuri uyu munsi. Murakoze Bwana Nsengimana Daniel, ijambo ni ryawe. Bwana Ngarama, reka mvuge muri cadre generali y'urubyiruko, ndetse ngire na message mpereza urubyiruko rugenzi rwanjye. Igihugu cyacu cy'u Rwanda cyagiye kihura n'ikibazo cyo kwigisha amateka afifitse, amateka agoramye, amateka ari mu nyungu za politike, ariko atari mu kuri. Ubu tuvugana yaba amateka y'ingoma yabanjirije iyi ngiyi ya FPR ya Habyarimana, urubyiruko ntabwo rwigishijwe amateka y'ukuri ngo abantu bamenye exactement uko amateka y'igihugu ameze, kugira ngo abantu bamenye ingoma za cyami zavuyeho gute, repubulika ya mbere yagiyeho ite, repubulika ya mbere yasimbuwe ute. Ibyo bigiye birimo ibintu bifufitse, kugeza no ku iyi repubulika navuga ya kane iriho ya perezida, iyobowe na Perezida Paul Kagame. Ntabwo urubyiruko rero benshi bazi imvo n'imvano y'inkotanyi, ukuntu zateye igihugu, ko zishe abantu. Ntabwo ibyo bintu bivugwa, ahubwo hivugirwa jenoside gusa yakorewe abatutsi.
ayo niyo mateka urubyiruko rugenzi rwanjye rwigishwa, niyo urubyiruko rugenzi rwanjye rwigishijwe, kandi ntabwo rushobora kuyabazaho ibibazo kugira ngo rubashe gusobanukirwa. Ibyo rero akaba ari nazo mpamvu ubona n'ubu ngubu iyo abantu bavuze ku bwicanyi bwakorewe Abahutu, induru zizamuka, impaka zikavuka, kubera ko urubyiruko rw'ubu ngubu ntabwo rwigeze rwigishwa ko habayeho intambara igahitana abanyarwanda bo mu moko yose, baba Abatutsi, baba Abahutu, baba Abatwa ndetse n'abanyamahanga. Ibyo rero nkaba mbona ari imbogamizi zikomeye, nubwo ntazindutse kugira ngo nigishe amateka, ariko izo ni zimwe mu mbogamizi igihugu cy'u Rwanda rufite, ndetse n'urubyiruko muri rusange. Reka rero ngaruke ku kibazo wari umaze kubaza, aho wavuga ati iyo jenoside yakorewe Abahutu wowe uyihamya ushingiye kuki? Mbese wowe ubiziho iki? Wabibonyeho iki? Hari byinshi nasomye. Uko inkotanyi zateye muri 1990 mu kwezi kwa 10 zinjiye zica Abahutu. Hari abiciwe muri stade y'Ibyumba, hari abiciwe mu Buvumo ku Gisenyi, mu Ruhengeri, hari Abahutu biciwe i Kibeho, hari Abahutu biciwe iwacu i Cyangugu ntatinya kuvuga, za Bugarama, iriya misozi yose ya Zahaha, abagiye bicirwa ndetse bakanajugunywa mu migezi, imirambo yabo ikajugunywa mu migezi ya za Njambwe, imigezi ya Rubyiru. Ibyo ni ibintu byagiye bibaho kandi bakicwa ari ubwoko bumwe. Rero iyo abantu bishwe bazira ubwoko bwabo, cyangwa se iyo gurupe y'ubwoko runaka yishwe bagamije kubamaraho cyangwa se kubagabanya umubare, ibyo byitwa jenoside. Iyo habayeho ubwicanyi butagetinze ubwoko runaka, cyangwa se abantu batuye ahantu hamwe, abantu b'abanyamadini se, ibyo nabyo byitwa jenoside. Rero ikintu cyanteye kuza kuvuga kuri ibyo bintu, kuri ubwo bwicanyi bwakorewe Abahutu, nuko numvise ndetse nanakurikiranye nsanga byarateye umwuka mubi muri opposition muri rusange, kandi nyamara ubwo bwicanyi nta muntu wo muri opposition barabushinja. Ubwo bwicanyi bushinjwa abasirikare b'inkotanyi, ntabwo ubwo bwicanyi bushinjwa ubwoko. Ntabwo bavuga ko hari ubwoko bumwe bwakoze ubwo bwicanyi bwakorewe Abahutu. Ntabwo iyo jenoside ishinjwa Abatutsi nk'ubwoko, kuko mu nkotanyi hari harimo n'Abahutu, kimwe nk'uko no mu nterahamwe naho harimo Abatutsi, kandi ntabwo byazibujije kwica Abatutsi, kimwe ko n'inkotanyi harimo abasirikare b'Abahutu kandi bitabujije inkotanyi kwica Abahutu. Ibyo rero bikaba biteye ikibazo iyo usanga abantu bo muri opposition ari bo batangira kuburanira inkotanyi bazishkuraho icyo cyaha zishinjwa, kandi nyamara zo zigaramiye, ndetse n'umuyobozi wazo Paul Kagame we avuga ati barishwe. Ukibaza rero izo contradiction ahantu zizageza abantu bo muri opposition. Nicyo navuga muri aka kanya. Murakoze cyane Bwana Nsengimana Daniel, ku buryo uko mutubwiye mubona ku bijyanye
na jenoside yakorewe abahutu mu Rwanda. Watubwiye utangira yuko FPR yateye tariki ya mbere Ukwakira muri 1990 ko ariho batangiye kwica abantu bo mu bwoko bw'abahutu. None mu biganiro cyangwa mu makuru menshi dukunze kwakira bakunze kuvuga yuko FPR yateye ije guhagarika jenoside. Ibyo ubivugaho iki? Ibyo ngibyo nyine nabyo biratangaje, nk'umuntu ukiri mutoya, cyangwa se reka mvuge wenda nk'abantu bakiri bato kuri njyewe, urubyiruko ruri hasi y'imyaka yanjye, iyo bavuze ko FPR yateje guhagarika jenoside babyemera, kubera ko amfeti ni ikinyoma kigiye kumara hafi imyaka 30 kivugwa. Ariko njyewe ku myaka yanjye nzi neza ko ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 muri 1990 nta jenoside yari iri kuba mu Rwanda, nta batutsi bari kwicwa bazira ubwoko. Nk'uko bizwi neza, ubwicanyi bwatangiye ku itariki 6 z'ukwezi kwa 4 umwaka w'1994, ubwo bari bamaze kurasa indege ya Perezida Juvenal Habyarimana amaze kwitaba Imana, niho ubwicanyi bwatangiye. Iyo jenoside rero inkotanyi zaje guhagarika muri 1990 ku itariki ya mbere kwa 10 ntabwo nyizi, ahubwo iyo zivuga ko zije gufata ubutegetsi byo nabyumva, kuko iyo ntambara yo guhagarika jenoside rwose kandi nta jenoside yari iri kuba, ntabwo numva aho bayikura. None Bwana Daniel, ko Perezida Kagame bamwita ko ari we wahagaritse jenoside, niyo mvugo ikunze gukoresha mu Rwanda, ni message kiwahereza urubyiruko uhereye kuri iyo mvugo yuko bavuga ko Perezida Kagame ari we wahagaritse jenoside mu Rwanda, kandi wowe ukavuga uko FPR nawe yakoze jenoside y'abahutu? Jewe ntabwo nemera ko Kagame ari we wahagaritse jenoside, kuko ntabwo yateye, nyine nkuko nari maze kubivuga, jenoside irimo kuba nta yari iri kuba, ahubwo Kagame niwe wateje jenoside, kuko nta kimenyetso na kimwe kigaragaza ko hari ubwicanyi bwigeze bukorerwa abatutsi mu gihe cyose intambara ari itaraba. Igihe intambara ari itaratangira muri 1990 nta hantu hagaragara ko hari aho abatutsi bigeze bicwa bazira ubwoko. Cyakora hagize uhagaragaza, wenda umuntu yavuga ko Kagame yateye aje guhagarika iyo jenoside. None ni butumwa ki wagenera urubyiruko ku bijyanye n'izo mvugo zivuguruzanya zivugwa? Ngewe ubutumwa nagenera urubyiruko nuko urubyiruko rutagomba kuzajya rugotomera amateka yose rwigishwa ngo ruyafate nk'ukuri mu gihe rutabanje gukora narwo researches. Ubu ngubu twageze mu gihe cy'iterambere aho umuntu ashobora gusoma ibintu byabayeho ndetse akareba verisiyo nyinshi zigiye zitandukanye, ndetse ubu ngubu hagiye hariho noneho n'abatangabuhamya benshi bavuga ku byerekeranye n'intambara yabaye mu Rwanda, intambara zabaye mu Rwanda, zaba iza 1990 ndetse n'iza mbere yaho, hagiye hariho amakuru menshi. Nakangurira rero urubyiruko rugenzi rwanjye kuzajya rugerageza gukora recherche mu mateka rwigishwa, rukamenya ukuri, nubwo bigoye kugira ngo umuntu abe yaburana n'umuhamba cyangwa se uba wavuguruza leta mu gihe iri kukwigisha ibyayo, kuko tuzi ingaruka zabyo. Niyo mpamvu mubona abantu bamwe na bamwe bagiye bafunze kubera ko baba bagaragaje za opinion zitandukanye n'izo leta ishaka ko abantu bavuga. Kugira ngo ingero muba muzibona, bariya ba Idamage, ba Karasira, Kizito we yaranabizize aho yavuze ko na bariya bazize kwihorera ari abantu ndetse ni ibintu bitangaje. Reka ngaruke kuri icyo kintu aho
abantu benshi kuko numvise bakunda kuvuga ngo inkotanyi ntabwo zishe abahutu zishaka kubamara cyangwa se zishaka kubagabanya ngo ahubwo ngo babitewe n'umujinya. Ibyo bintu nabyo ni ibintu bidasobanutse kuko nibutse ko inkotanyi zimaze gufata igihugu, abantu basigaye mu gihugu ni abantu bavuga ko bari innocent, batari bafite ikintu bishinja, abantu bari bazi ko bitangira ubuhamya ko batigeze bagira umututsi bakoraho, bavuga bati tugize amahirwe, bariya abantu b'interahamwe bicaga abantu baragiye, none reka turebe icyo aba bandi baje bashobora gukora, uko bashobora gutegeka igihugu neza, ko bashobora gutanga amahoro. Aba bantu nibo inkotanyi zarengeyeho zirica, bari basigaye mu gihugu zirabica. Ibyo nibyo bita kwihorera. Ese umuntu yihorera ku muntu utagize icyo akora? Umuntu yihorera ku muntu atagize icyo yishinja? Byari kwitwa kwihorera iyo baza gufata izo nterahamwe zari zishe abo batutsi nabo bakazica. Ibyo byari kwitwa kwihorera. Ariko kuza kwirengera ku baturage bari bamaze kwisigarira badafite icyo bishinja, bakabica barangiza bakavuga ngo barihorera, ibyo ngibyo nabyo ni ibintu biri illogique. Nicyo nakongera kuvuga kuri ibyo. Murakoze cyane, n'ubundi ndacyakomeza. Abantu ndavuga cyane cyane ubutegetsi bwa Kigali, wabivuze uvuze ko Perezida Kagame ubwe yemeye ko hari ubwicanyi bwakorewe abahutu. None abashyigikiye buriya butegetsi bwa Kigali bakunze kuvuga ngo abavuga ko hari jenoside yakorewe abahutu baba bahakana cyangwa bapfobya jenoside yakorewe abatutsi. Ibyo ubivugaho iki, cyangwa jenoside yakorewe abatutsi uyivugaho iki? Murakoze. Ibyo nibyo bya bindi navuga ngo ni za propaganda nyine ubutegetsi buba bushaka kwigisha abantu kugira ngo hatazagira ubasha gutekereza cyangwa uwagira ikintu yabaza ku byerekeranye n'ubwicanyi bwakorewe abandi bantu batari abatutsi. Njyewe tuvugana ubu ngubu ntabwo mpfobya jenoside yakorewe abatutsi, ndayemera kuko abatutsi barishwe ndeba, nubwo nari muto ariko narabyiboneye. Bishwe bazira ubwoko bwabo, kuko iyo utari umututsi ntiwicwaga. Ntabwo rero kwemera jenoside cyangwa se kwita ubwicanyi bwakorewe abahutu jenoside ari ugupfobya jenoside yakorewe abatutsi. Abahutu barishwe nabo bazira ubwoko bwabo, kuko iyo wabaga utari umuhutu ntabwo wicwaga. Ibyo ni ibintu tugomba kuzajya tuvuga dushize amanga, kandi nta nubwo rega tugomba kujya dutinya kuvuga ibintu ngo ni ukugira ngo leta y'i Kigali itatwita amazina. Bazatwita ibyo bashaka, par exemple njye ku giti cyanjye bazanyita ibyo bashaka, ariko ntabwo nareka kuvuga ibitekerezo byanjye cyangwa kuvuga ibintu uko mbitekereza ngo ni ukugira ngo leta y'i Kigali itanyita ngo napfobeje jenoside yakorewe abatutsi. Hoya, ntabwo njye mpfobya jenoside yakorewe abatutsi kuko ndayemera, naranayibonye. Niyo yakorewe abahutu nayo ndayemera kuko narayibonye. Ntabwo rero kwemera jenoside yakorewe abahutu ari ugupfobya jenoside yakorewe abatutsi. Ibyo ntabwo ari byo. Nta jenoside ipfobya indi. Iyo jenoside yabayeho iba yarabayeho, iyo abantu bishwe baba barishwe, ahubwo ikiba gisigaye ni ukubahereza agaciro kabo, tukabibuka, tukabinamira, tukabashyingura mu cyubahiro. Ibyo nibyo bintu leta ahubwo ya FPR yagakwiye kuba iri gukora. Kuba Kagame ahubwo nanagira ubutumwa muhereza, kuba yaremeye ko abahutu bishwe ku bwinshi, yagakwiye kuba ahubwo ubu ngubu ashyiraho uburyo bwo kureba uburyo abo bahutu bishwe bashyingurwa nabo mu cyubahiro. Noneho hakajya habaho reconciliation generale inyuze mu kuri. Niyo atakwita ku cyo bazize, ariko akareka abantu biciwe ababo bakabashyingura mu cyubahiro ndetse
bakabibuka bakabunamira nk'uko abatutsi nabo binamirwa, yaba akoze ikintu gikomeye. Murakoze. Murakoze cyane bwana Daniel ku butumwa cyangwa se ku kiganiro cyiza utugejejeho kijyanye n'uko ubibona kuri jenoside, ku cyo wita jenoside yakorewe abahutu. Hanyuma wavuze ku byabereye za Byumba no mu gihugu imbere, ko hari abavuga yuko no muri Kongo ubwicanyi bwahabereye bwakorewe impunzi z'abahutu bwakwitwa jenoside, bwo ubivugaho iki? Ubwicanyi bwabereye muri Kongo nibyo, ngewe ntabwo nagiye muri Kongo ngo mbe navuga ngo narabubonye, ariko nge nk'umuntu wari mu Rwanda, yewe n'abasirikare ba FPR batangira kurasa ku nkambi z'impunzi muri Kongo, natanga urugero nk'hariya aho bita Impanzi hariya muri Kongo, i Remera, hari inkambi nyinshi z'abaturage b'Abanyarwanda. Iyo babaga bari kurasamo biriya bya morutsiye byabo, biriya bisasu bikomeye, baravuga ati reka twice ziriya nterahamwe, reka twice bariya abantu bari bazi ko ngo tutazahagera. Ndetse na Perezida Kagame ubwo yarabyigambye, yaravuze ati twagiye muri Kongo, abo twagombaga kwica turabica, abo twagombaga gucyura turabacyura. Iyo ni evidence, ni ikimenyetso kigaragaza ko koko kujya kwica impunzi muri Kongo leta y'u Rwanda yari yabiteguye, kuko byavuzwe n'umuyobozi w'igihugu. Si nawe wenyine wabivuze, hari na za video nyinshi ziri kuri YouTube zigaragaza rwose ukuntu bamwe mu bari bayoboye ingabo z'inkotanyi nyine batera muri Kongo bagiye babisubiramo kenshi rwose, ku buryo ibyo ngibyo nta mpaka twakaguye kuba tubijyamo. Kandi ikindi, bari bazi neza ko abantu bari muri Kongo nyine ari ubwoko bumwe, ari bwo bwoko bw'abahutu. Babishe rero babizi neza ko bari kwica abahutu. Nicyo navuga kuri ibyo byabereye muri Kongo. None ikibazo cya nyuma bwana Daniel, hashize imyaka 27 ingabo, hashize imyaka 27 FPR iri ku butegetsi mu Rwanda, kandi uravuga yuko bakoze jenoside yakorewe ubwoko bw'abahutu. Hakaba hashize imyaka 25 impunzi zari muri Kongo zikorewe nazo ubwo bwicanyi. None wumva hakorwa iki, cyangwa ko iki kibazo ukivuga kuri uyu munsi wa none? Ni ikihe gitekerezo watanga, cyangwa wumva icyakorwa ari iki kugira ngo ababuze ababo cyangwa abahuye n'ibibazo babone ubutabera? Kugira rero ngo abantu babuze ababo haba muri Kongo bo mu bwoko b'abahutu cyangwa mu Rwanda, kugira ngo babashe kubona ubutabera, aho rero niho hari ikibazo gikomeye, kubera ko abantu babishe nta nubwo ari bo babaha ubutabera. Ntabwo FPR yabishe ariyo ishobora no gutanga ubutabera. Ntabwo abantu bari ku isonga mu kubica aribo bashobora kuvuga ati uyu munsi nimudushyire muri prison, nimudushyire muri gereza, mudufunge kuko twishe abahutu. Aho niho hari ikibazo gikomeye. Ubutabera bushobora kuboneka, buzaboneka, ibyo byo I'm sure about it, buzaboneka nyuma, ari uko abo bantu babishe bazaba batakiri ku butegetsi. Kandi nanone izo zagakwiye kuba inshingano z'urubyiruko. Abantu bakiri bato bagomba guharanira
kuzunga abanyarwanda ndetse no kuzahereza ubutabera abanyarwanda bose muri rusange, nk'uko inkozi z'ibibi zishe abatutsi zahanwe n'abatarahanwa bakaba bagishakishwa bakigenda babundabunda, ni nako inkozi z'ibibi z'inkotanyi zishe abahutu nazo zigomba kuzabiryozwa. Iyo niyo message nahereza urubyiruko specifically, kuko burya ngo ejo hazaza h'igihugu haba hari mu maboko y'urubyiruko, kandi urubyiruko nkaba ndukangurira rwose kuzashyiramo imbaraga rugatanga ubutabera butabogamye nk'uko byagiye biba ahandi hose hagiye haba ibyaha nk'ibyo ngibyo. Murakoze cyane rero Bwana Daniel, ndumva iby'ingenzi wari umaze kubivuga. Nyuma rero nagiraga ngo nguhereze iminota 3 kugera kuri 5 ugire ubutumwa uhereza abanyarwanda muri rusange, ugire ubutumwa uhereza urubyiruko, ugire n'ubutumwa uhereza abayobozi b'igihugu cy'u Rwanda. Reka mpere ku bayobozi. Ube wihanganye gato cyane, iyo mvuze nko ku rubyiruko watubwiye ko urubyiruko, kandi urubyiruko niyo mizero y'isi. Turabizi kandi turabimenyereye mu Rwanda, akenshi y'abanyeshuri barangije, mbese ni buri mwaka y'abanyeshuri barangije amashuri yisumbuye batwarwa mu ngando bakajya kozwa mu bwonko kugira ngo babasobanurire amateka nyayo mu gihugu, kuko y'ababyeyi babo bababwiye ari ayo kubabeshya kugira ngo babone ibintu kimwe mu gihugu. Rero niyo mpamvu bajyana mu ngando bakajya kubigisha amateka nyayo. Ndagira ngo muri iryo jambo mu butumwa uza guhereza urubyiruko uhere aho ngaho Bwana Nsengimana Daniel. Urakoze cyane kunyibutsa icyo kintu. Amfeti aho ngaho ni naho leta ya FPR nyine yibeshyera. Yibeshya ko ishobora kumanipira urubyiruko ikabahereza amateka y'ibinyoma, akaba ari ibigisha, ikabakorera iryoza bwonko nk'uko yibeshya, ngo bityo ngo abantu bakazakura badashobora gutekereza. Ibyo ngibyo ndagira ngo ngewe nkumara impungenge rwose ko ntabwo bibuza utekereza gutekereza, kuko nanjye izo ngando z'iyoza bwonko nanjye nazinyuzemo, nize mu Rwanda niho naragirije, ariko ntabwo bimbuza gutekereza, nta nubwo bimbuza kuvuga. N'abandi rero bari mu gihugu buriya nuko ntaho bavugira, ariko mu by'ukuri ibyo bigishwa nyine bajyamo bakabyiga, ariko ntabwo bikuraho ko nabo bakora recherche zabo bakamenya ukuri nk'uko nanjye nagukoze, nk'uko nanjye nakoze izo recherche nkamenya ukuri. Ahubwo ngire ikintu mvuga, ngire message mpereza urubyiruko. Ngira ngo urubyiruko rwo mu Rwanda rurabona ko muri no minsi nirwo leta ya FPR yibasiriye, ntabwo bakibasiriye abantu bakuru cyane, ahubwo urubyiruko nirwo leta ya FPR yibasiriye, nirwo ruri gufungwa, nirwo ruri kwicwa, nirwo rurigiswa hato na hatoya, cyane cyane uru rubyiruko nyine rukora mu itangazamakuru. Wareba nka bariya ba Cyuma Hasani ni mutoya kuri jyewe, kubera bazira iki rero? Bazira ko bavuga ukuri, bazira ko batangaza akarengane kari kubera mu Rwanda, bavuga ko batangaza akarengane gakorerwa abaturage. Rero urubyiruko rugenzi rwanjye rutari rwagerwaho n'iryo hohoterwa ndetse nuko gukandamizwa kwa leta, ntirukibwire ko ngo rwo rutari munsi y'ijuru, ngo ko bo batazabageraho. Hoya, burya ni igihe kiba kitaragera ngo nabo babagereho. Nabakangurira rero kutemera ko bazajya bagenda bafatwa umwe umwe, bicwa umwe umwe, banyerezwa umwe umwe. Reba byahereye kuri Kizito, baraje bageze kuri Bahati, bazamutse bageze kuri Cyuma, Idamage, bakarasira bose. Donc urubyiruko rugomba kumenya ko
iyo tuvuyemo umwe tuba dushize. Urubyiruko rugomba gutangira kwitegura ndetse no guhagarara no kumenya guhagarara kurenganura bagenzi babo. Message nahereza abayobozi b'igihugu nuko rwose imyaka igiye kuba 30 bayoboye igihugu, bakwiye kunamura icumu, bakwiye kwinamura inkota, bakareka abanyarwanda bakabaho mu mahoro, bakemera ko aho bakosheje, aho batayobora neza, ko abanyarwanda bafite uburenganzira bwo kuhavuga kugira ngo nabo bikosore babashe kuba bayobora neza. Naho gukomeza kuyobora abantu ku gahato, gukomeza kwica abantu, gukomeza kurigisa abantu, gukomeza kurenganya abantu, gukomeza kurenganya abaturage, gukomeza kubambura ibyabo, ntabwo bizatuma bacejeka ubuziraherezo. Igihe kizagera byanze bikunze ako kababaro abaturage bakarambirwe, biyahure mu mihanda, biyahure kuri leta, bayirukane nk'uko byagiye biba mu bindi bihugu. Ngira ngo mwarabibonye muri Egypt, ngira ngo mwarabibonye muri za Libya, mwarabibonye byagiye bibaho ahantu henshi. Mu Rwanda rero ntabwo ari exception ku buryo bumva ko bo bitabageraho. Murakoze. Murakoze cyane bwana Nsengimana Daniel ku butumwa muhaye urubyiruko, ku butumwa muhaye abategetsi b'u Rwanda ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Ndumva ikiganiro twasaga naho tukigeze ku musozo, keretse niba hari ikindi wibagiwe wakongeraho mbere y'uko dusoza. Ahubwo nagira ngo mpereze n'ubutumwa amashyaka ya opposition, kuko nahaye ubutumwa urubyiruko ruri mu Rwanda, mpa ubutumwa abayobozi b'igihugu, na opposition nayo ngiye kuyihereza ubutumwa cyane cyane amashyaka ya politiki. Ariko uretse gatoya guca mu ijambo, ntuze kwibagirwa n'urubyiruko ruri hanze y'igihugu kuko rurahari benshi nkawe. Yego, urubyiruko ruri hanze y'igihugu narwo rega message ni nk'iya bari mu gihugu, kuko urubyiruko ruri hanze y'igihugu nirwo rugomba guhaguruka rugakura urusyo rwikorejwe bene wabo b'urubyiruko bari mu gihugu, nibo bagombye kuba bafata iya mbere. Noneho rero opposition iri hanze y'igihugu, abantu bari hanze y'igihugu bari muri opposition mu mashyaka ya politike nibo bafite responsabilité, kuko ntabwo ubutegetsi bw'i Kigali bubicayeho ku mutwe ku buryo wabagereranya na opposition iri imbere mu gihugu cyangwa se n'abaturage bari mu gihugu. Bagakwiye gusenya ibintu bibatandukanya bituma badashyira hamwe, kuko l'union fait la force. Noneho bagashyira hamwe, bagashyira imbaraga hamwe, bakabasha kuba batabara igihugu, kuko nibakomeza gutatana nk'uko tubibona ntacyo bazabasha kugeraho. Iyo nayo ni message nagira ngo mpereze opposition iri hanze y'igihugu. Murakoze. Nyirisorosha shiramo imiyaga, nyirisi ndekura nigire mu ijuru. Shakaji mahoro ku mfubyi z'iwacu, bapfakaje simbibagiwe, amarira yanyu Imana irayareba. Waduhindanyije imitima, utubiba mu rwikekwe kuryana, kuneka nubiduha nk'umurage, uducamo ibice nawe utiretse, ubiba ikinyoma ngo usarure amashyi, ukunda abapfukamye batarwaye amaguru, wimika abashyira inda imbere gusa,
gutekereza ibyiza byo ntubabaze ukuri waguhambye kure y'iwacu nyirisi wandekuriye ubugingo nyirisorosha shiramo imiyaga nyirisi ndekura nigire mu ijuru nyirisorosha shiramo imiyaga nyirisi ndekura nigire mu ijuru wangize imfubyi ndanga ndakura unyicisha inzara ndaguma ndasukuma ndapfukama nkusaba puberi urayinyimugaburira ibisiga ijwi ry'imfubyi rirangurure ikinyoma gihungeho imikurukundo wangize imfubyi ndanga ndakura unyicisha inzara ndaguma ndasukuma ndapfukama nkusaba puberi urayinyimugaburira ibisiga ijwi ry'imfubyi rirangurure ikinyoma gihungeho imikurukundo ijwi ry'imfubyi rirangurure cyane ikinyoma gihungeho imikurukundo nyirisorosha shiramo imiyaga nyirisi ndekura nigire mu ijuru nyirisorosha shiramo imiyaga nyirisi ndekura nigire mu ijuru rungano rubyiruko irinde ibiyobyabwenge kandi mukore cyane nimushyire hamwe kandi mureke inzangano hora nsenga ngo ngire umujinya mwiza n'ubundi urwango rurimbura nyirarwo kuntega amatwi bigutwaye iki kwemera ukuri bikunaniza iki nyirisi gumana ubugome bwawe ariko ndekure nigire mu ijuru nyirisi gumana ubugome bwawe ariko ndekure nigire mu ijuru kuntega amatwi bigutwaye iki kwemera ukuri bikunaniza iki nyirisi gumana ubugome bwawe ariko ndekure nigire mu ijuru nyirisi gumana ubugome bwawe ariko ndekure nigire mu ijuru nyirisorosha shiramo imiyaga nyirisi ndekura nigire mu ijuru mbabarira nyirisorosha shiramo imiyaga nyirisi ndekura nigire mu ijuru nyirisorosha shiramo imiyaga nyirisi ndekura nigire mu